ni mu rusobe rw'injyana ya Afrobeat, reggae ndetse n'izindi zitandukanye zigenda zumvikana kuri uyu muhanzi Dr Jose Chameleone. Uyu munsi twatembereye twigira hariya mu gihugu cya Uganda, aho tugiye kugezaho ibintu 10 utaruzi byagiye biranga uyu nguyu Dr Jose Chameleone. Uyu nguyu ni umuhanzi uvuka muri kiriya gihugu cya Uganda, uzwi cyane mu njyana ya Afrobeat ndetse na reggae. Dr Jose Chameleone yavukiye hariya mu gihugu cya Uganda, avuka ku itariki 30 Mata, aho ngaho ni mu mwaka w'1979. uyu nguyu akaba akoresha indimi eshatu mu bijyanye n'ubuhanzi bwe. uyu nguyu akoresha urugande, agakoresha Giswahili, agakoresha ndetse n'icyongereza mu miririmbire ye. Dr Jose Chameleone rero yavutse kuri se witwa Gerard Mayanja, naho nyina akitwa Prosi Mayanja, akaba ari umugore wa gatatu kuri se uyu nguyu Prosi Mayanja. Dr Jose Chameleone rero amashuri abanza yayize hariya muri Nakisero Primary School, ariko ayisumbuye ayakomereza muri Kawema Muslim School. Ahangaha yize icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye, aho binavugwa ko yaba yararangijeyo umwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye, nk'uko bigenda bitangazwa n'urubuga rwitwa Howebizi. Mayanja rero yatangiye kuririmba mu mwaka w'1996, atangira gukina umuziki, ibingibi bizwi nka DJ. Ibingibi yabikoraga mu rubyiruko rwa hariya nyine muri Uganda, akagenda abikora no muri club nights hariya nyine mu mujyi wa Kampala. Nyuma uyu nguyu Dr Jose Chameleone yaje kugirana amasezerano n'inzu icuruza umuziki yitwa Ogopa DJs, aho ni naho yakomereje ibijyanye no kuba yagenda akora ubu DJ ndetse no kuba ikirangirire mu muziki. Dr Jose Chameleone rero umuziki we ugeze ku rwego rushimishije, aho ari umuhanzi uzwi cyane mu njyana zitandukanye nk'uko nagiye mbikubwira. Akaba kandi yaragiye akundwa kubera ubuhanga yagiye agaragaza, nk'uko tugiye kugenda tubireba mu kiganiro nagiye ngutegurira hano kuri The Fame History. Reka nkubwire ngo niba utarakanda subscribe hano waracikanwe rwose, kuko amateka y'abasitari twiyemeje kuyakugezaho gatanu ku kandi. Kanda subscribe rero niba utarabikora, kugira ngo buri kimwe cyose ugende ugikurikira. Dr Jose Chameleone rero ubwo yatangiraga kwinjira muri studio agiye gutaramira abantu cyangwa se gusohora indirimbo, yasohoye umuziki we wa mbere awita Bageya. Iyi ngiyi indirimbo yagiye hanze mu mwaka w'2000. Niba rero warakunze cyangwa se waragiye ukunda uyu muhanzi Dr Jose Chameleone, wagiye wumva indirimbo ze zigiye zitandukanye zirimo imizigo ye. Duhereye ku ndirimbo yise Bageya, iyi ngiyi ni indirimbo yageze hanze mu mwaka w'2000. Naho muri 2001 Mayanja cyangwa se Dr Jose Chameleone yakoze indirimbo yakunzwe ayita Mamma Mia. Iyi ngiyi ni nayo ndirimbo yaje kwitirira umuzigo we w'uwo mwaka, cyangwa se alubumu ye y'uwo mwaka nyine muri 2001. Nyuma rero Dr Jose Chameleone yaje gukurikizaho indirimbo yise Njo Karibu, anayitirira umuzigo we cyangwa se umuzingo we wa kabiri, ari nayo alubumu. Naho muri 2003 uyu nguyu yakoze umuzingo we maze awita The Garden Voice. Naho muri 2004 naho yaje gukora indirimbo ayita Bado, anayitirira umuzingo we cyangwa alubumu ye
mu mwaka w'ibihumbi 2005 naho yongeye gukora indirimbo yise Kipepeo. Iyi ngiyi nayo ni indirimbo yagiye ikundwa cyane n'abakurikiranaga umuziki muri iyo myaka. Ni muri 2006 rero Dr. Jose Chameleone Joseph Mayanja yakomeje gushinga imizi mu muziki, agenda asohora imizingo cyangwa se album. Ariko ahangaha muri 2006 Dr. Jose Chameleone yaje gusohora umuzingo w'indirimbo awita Shida za Dunia. Indirimbo yagiye ikundwa na benshi kugeza n'ubu, akaba ari indirimbo yuje icyanga kubera amagambo n'ubuhanga bugenda bwumvikana muri iyo ndirimbo Shida za Dunia, yitiriwe n'umuzingo w'indirimbo ze. Muri 2007 rero uyu nguyu Dr. Jose Chameleone yasohoye indirimbo yise Katupakase. Indirimbo yari mu rurimi rw'igiswahili. Iyi ngiyi ni indirimbo yari iriho indirimbo zitandukanye, harimo n'iyitwa Sivyo Ndivyo. Naho mu mpera z'umwaka wa 2008 uyu nguyu nyine Dr. Jose Chameleone yaje guhura n'ibibazo, aza gukora impanuka ikomeye, aza no kubagwa. Hanyuma abaganga bamutegeka kujya agendera mu kagare. 2009 nibwo yatoye Kamitende maze ahita asohora indirimbo yise Bayuda. Nyuma y'iyi ndirimbo rero Bayuda, uyu nguyu Dr. Jose Chameleone 2010 naho yasohoye umuzingo w'indirimbo awita Vumilia. 2012 uyu mugabo yakomeje gukora ibitangaza mu muziki, naho nyine asohora umuzingo w'indirimbo uyu nguyu yawise Varu Varu. 2013 nabwo ntiyacitse intege, yasohoye umuzingo w'indirimbo awita Badilisha na Tubonge. Ahangaha ni muri 2014. Ikindi kandi cyagiye kiranga uyu nguyu Mayanja Dr. Jose Chameleone, muri 2014 yaje gutegura igitaramo, ndetse kandi ni igitaramo cyagiye kiberwamo n'imurikagurisha, aho iki gitaramo cyitabiriwe n'abantu basaga 40,000 hariya muri stade ya Rugongo Critique Olevo. Ni stade nyine iherereye hariya i Kampala mu gihugu cya Uganda. Ibi nabyo Chameleone yabaye umwe mu basitari bakomeye babashije gutumira abantu benshi basaga 40,000 maze bujura iriya stade ya hariya muri Kampala yitwa Rugogo. Ikindi rero cyagiye kigaragaza ko uyu nguyu Dr. Jose Chameleone afatwa nk'ishyiga ry'inyuma mu muziki wa Afurika. Uyu nguyu nyine yanatorewe kuyobora imwe mu nzu zacungaga umuziki yitwaga Leon Island. Iyi ngiyi ni inzu ikorera hariya mu mujyi wa Kampala, igenda ikorerwamo indirimbo n'abahanzi batandukanye, harimo nka Moz Radio, Weasel Radio, ndetse n'abandi bahanzi batandukanye, harimo uwitwa Sapasida, Palaso, ndetse n'abandi batandukanye bakomeye nyine bazwi mu muziki wa Afurika. Ibi ngibi nabyo byagiye bimugaragaza nk'umwe mu bahanzi bakomeye, ni na kimwe kandi mu byagiye bimuranga nk'uko twagiye tubikubwira mu bintu 10 byagiye biranga uyu nguyu Dr. Jose Chameleone. Ibyo rero ngo byagiye bituma uyu nguyu Dr. Jose Chameleone yiyita umwami w'umuziki muri Afurika. Ibyo ngibyo rero bituma muri 2014 uyu nguyu Dr. Jose Chameleone yafashe izina rye Chameleone yongeraho akazina ka Dr. akazina k'icyubahiro, kubera ko nyine uyu nguyu Dr. Jose Chameleone yari amaze gukora ibitangaza byo kwinjiza abasaga 40,000 hariya muri stade ya hariya i Kampala. Ikindi rero ngo uyu nguyu Dr. Jose Chameleone yabaye umwe mu bagerageje kuzuza stade y'akataraboneka yitwa Rugongo hariya muri Uganda i Kampala. Iyi ngiyi ngo ni stade ibasha kwakira
abasaga ibihumbi 40. Ibi ngibi byanatumye uyu nguyu Chameleone yitwa Dr Jose Chameleone, akazina k'icyubahiro yiyongereyeho ubwo yuzuzaga iyi stade. Ikindi rero cyaranze uyu nguyu Dr Jose Chameleone, uyu nguyu ngo ubwo yari yagiye gukorera igitaramo hariya mu gihugu cya Tanzania, uruhushya rwe cyangwa se passport ngo yaje gufatirwa n'uwitwa Eric Shingengo. Ubwo nyine ngo uyu nguyu Eric Shingengo yamushinzaga akayabo k'amadolari asaga 3500, avuga ko nyine yakamwambuye. Ibyo ngibyo nabyo ntibyagiye biranga uyu mustar Dr Jose Chameleone ubwo yari hariya mu gihugu cya Tanzania. Ikindi rero nakubwira gitangaje kuri uyu mugabo Dr Jose Chameleone ni uko rero ngo indirimbo ye ya mbere yise Bageya, iyi ngiyi ngo yacuranzwe bwa mbere na radiyo yitwa Metro FM ya hariya i Nairobi, ariko ngo iyi radiyo nyine iza gucuranga iyi ndirimbo idasobanutse neza, bivuze ko uyu nguyu Chameleone atari bwayitunganye neza. Ibyo ngibyo rero nabyo ni bimwe mu byagiye biranga cyangwa se bisa naho bitangaje kuri uyu mugabo Dr Jose Chameleone. Ikindi rero ngo 2006 uyu mugabo cyangwa se uyu mustari Chameleone nabwo ngo yaje gushyira abafana be mu gihirahiro muri night club ya hariya Mumba Night Club, ababwira ko aza kubataramira, ariko ngo barareba barategereza baraheba. Ibi ngibi rero nabyo ngo nibyo byagiye bitangaza abantu batandukanye. Ikindi kandi mu mwaka w'ibihumbi 2000 uyu nguyu Dr Jose Chameleone yakundanyeho n'umuzungukazi witwa Onezia Grit. Ibi rero ni bimwe mu byagiye biranga uyu mustari Dr Jose Chameleone. 2014 uyu nguyu Dr Jose Chameleone ngo yaje gutegura igitaramo maze yishyuza akayabo k'amafaranga, ubwo nyine ngo yishyuzaga miliyoni y'amashiringi kuri buri muntu uzitabira igitaramo cye hariya nyine muri kiriya gihugu cya Uganda. Ni igitaramo nyine ngo cyari bubere muri imwe muri hoteli yitwa Serena Hotel y'i Kampala. Ahangaha nyine ngo yagiye yishyuza akayabo k'amafaranga angana na miliyoni y'amashiringi. Cyagenda rero kigenda kigaragara nk'agashya kuri uyu nguyu Dr Jose Chameleone, ngo nuko nyuma y'ubuhanzi uyu nguyu kandi ngo ni n'umushyushya rugamba akaba MC muri kiriya gihugu cya Uganda. Rero bimwe bigenda bitungura abantu kubera impano zitandukanye agenda yisangamo. Reka rero nsoreze ku cya 10 nkubwira ko uyu Jose Chameleone, uyu nguyu rero ni umwe mu bahanzi bakomeye hano muri Afurika, akaba aza mu bahanzi 10 bakize muri Afurika yose. Ibyo ngibyo ni ibintu rwose utakwirirwa ukeka, kuko nyine bigenda bigaragazwa n'ibinyamakuru bitandukanye, byaba ibyo mu Rwanda, ibyo hanze, byose bigenda byandika ko uyu nguyu Jose Chameleone wavukiye ari mu gihugu cya Uganda ari umwe mu basitari bakize hano muri Afurika. Ngayo nguko wakoze cyane kugenda ukurikira bimwe byagiye biranga uyu nguyu Chameleone, uyu wagiye umenyekana mu miziki igiye itandukanye nk'iyi ngiyi ngiye kugenda ngusigiramo. Komeze kugenda unyurwa nayo, ariko wibuka gukanda subscribe kugira ngo amakuru y'ibyamamare ujye uyakurikira gatanu ku kandi. Wakoze cyane.